nziza we nyaruguririya yari yabarinda n'abarinda ngwe nabo bashashe inzove yehe naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda mwiriwe neza amakuru yanyu turabakiriye kuri Mark Juste Family TV twongeye kugaruka ibiganiro byacu nibikomeza bigenda byiyongeranya umunsi ku munsi kandi twifuza ko tuzagenda tuganira mu buryo bugiye butandukanye ariko cyane cyane mu buryo bw'iyobokamana nibwo cyane tuba turomberejemo kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana cyangwa barusheho kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri kino gihe. Uyu munsi wa none rero twongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire dufite byinshi cyane tugenda tuganira nkuko mugenda mutwandikira muri commentaire hasi mutubwira ngo uzakore gutya. Uyu munsi rero twongeye kugarukana none tugiye gusubiza umukunzi wacu umwe wigeze atubwira ati ubutaha muzongere muzane cyangwa se muzazane n'abandi batumirwa babashe kudufasha mu buryo bugiye butandukanye. Murakoze cyane rero tubahaye ikaze kuri Mark Juste Family TV. Tugiye kuganira uyu munsi hari ikiganiro tugiye kuganiraho kivuga ngo ese umuntu ari umuririmbyi uririmba indirimbo zisanzwe cyangwa se ziri secular yabasha kuzihuza te cyangwa se yazihuza te n'ubuzima bwa Gikristo? Ese turi kwibaza abaririmbyi baririmba indirimbo zisanzwe cyangwa se mu Kinyarwanda twita izisi ntago ari abakristo cyangwa se n'abakristo? Ese twabihuza gute kugira ngo umuntu najye babona ntakabonemo ko ari abapagani ahubwo ajye babonamo ko nabo ari abakristo ari bene data nabo bari mu rugendo rumwe rujya mu gihugu cyo mu ijuru? Murakoze cyane rero twakiriye iruhande rwanjye hari umukobwa mwiza cyane reka ne kumuvugira reka tumwakire nawe atwibwire. Murakoze cyane. Murakoze reka ntangire mbibwira muri ubu buryo. Nyaruguru we nyaruguru we yehe nyaruguru we yehe nyaruguru nziza we nyaruguririya yari yabarinda n'abarinda ngwe nabo bashashe inzove yehe nyaruguru we yehe nyaruguru nziza we umwanzi uzakwanga arakagwishyanga inyuma y'ishyamba arakaryibamba ridakanuye ejo mu gitondo rizamujye mu nda nk'akayogero nyaruguru we yehe nyaruguru nziza we. Murakoze rero sinirirwa mvuga byinshi bwumvishe ko ari Nyaruguru. Nitwa Niyonkuru Isheja Sylvie nkaba mvuka mu karere ka Nyaruguru nkuko naharirimbye sinahatatira nkaba ndi umuhanzi kazi uririmba gakondo cyane cyane nkakunda kuririmba nsohora abageni gusa bitabujije ko hari n'izindi ndirimbo nashobora ariko cyane nisanga muri gakondo nyarwanda. Sylvie tuguhaye ikaze kuri Mark Juste Family TV. turi kubwira abadukurikiye cyane cyane ndabwira abana basore batari bashaka mbabwira nti ni karibu kuri Mark Juste Family TV. twamaze kubona ushobora gusohora abageni mbwira n'abakobwa barimo gutegura ubukwe kugira ngo baze nabo babonye umuririmbyi uririmba neza cyane mwumvise mwijwi ryiza cyane rya Nyaruguru ko ari kuririmba kandi aririmba umuco nyarwanda. Sylvie tuguhaye ikaze.
ndongera ndakubaza noneho nongeye kugaruka nkibaza ngo mbese ubundi ujya gusenga uri umukristo cyangwa se ntabwo ujya gusenga ujya kwiririmbira gusa? Baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu udasenga arasenyuka. Nta muntu ubaho udasenga ntekereza. N'abatabona uko basenga sinibaza ubuzima baba babayemo, kuko umuntu umuririmbyi umwe yarabivuze neza ngo Yesu atari mu buzima nta buzima tuba dufite. Bivuga ngo Yesu nawe uramuzi? Yesu ndamuzi cyane rwose. Rero turimo turibaza umunsi wa none tukibaza ngo abantu baririmba indirimbo reka tuzite ngo isi cyangwa se ziri sekira bashobora kuba n'abakristo cyane. Kuba waririmba indirimbo zitandukanye ziri sekira nk'uko muri kubivuga ntabwo bivuze ngo utere Imana umugongo cyangwa se ureke kuba umukristo, kuko buriya ntekereza ko kuba waririmba ukoresheje iryo jwi Imana yaguhaye, kuko buri wese Imana imuha impano zitandukanye. Hari igihe wasanga kuba ndi kuririmba gakondo ari ibyo Imana yampitiyemo, ikabona ko ari byo nkwiye gukora byakiza abantu benshi cyangwa se byabohora benshi cyane. Rero ko ntago rero nahitera umugongo cyangwa ngo mvuge ngo ntago nabura kujya gusenga mu gihe mbishoboye. Kandi igihe urimo kuririmbira abageni, abantu baba bafite imitima yabo yakeye, umugeni yishimye ari gutambuka gitoro ameze neza, bivuga ngo nabwo ni ubutumwa ubuvuze ko cyane ku muco wacu ari umuco w'Abanyarwanda. Ubu urimo kuwushimangira uvuga ati rwose mukobwa wacu cyangwa se mugeni wacu, natwe tukuri inyuma tukuri hafi. Abadukurikiye rero turimo turibaza kuri cya kibazo kivuga ngo twabihuza gute, ariko se nk'uko umutumirwa wacu Sylvie yarimo kutubwira ko nabwo umwanya wo gusenga nawe uraboneka akajya gusenga, ariko nanimo kwibaza ngo ese Sylvie muri ino mpano yawe yo kuririmba hari ikintu ubundi igufasha cyangwa se ni ukuririmba gusa ugataha bigenda bite no kubihuza n'ubuzima busanzwe? Yego, hari ikintu impano yanjye imfasha, kuko iyo ndirimbye baravuga ngo iyo umuntu yumva umuziki kenshi ni wa muntu ubabaye, wa muntu wari ufite umujinya n'ibindi bintu byose kenshi biruruka ku mutima. Nanjye kenshi rero hari abo ndirimbira bari bababaye bikururuka, nanjye nkumva ndishimye. Si icyo gusa, benshi tubikora dushaka indonke z'ubuzima. N'amafaranga araboneka nubwo aba ari make ariko araboneka. Ntago ari kimwe no kwicara cyangwa se ngo upfukirane impano, kuko hari benshi nzi ifasha. Hari byinshi bimfasha cyane muri ubu buzima turiho kuri iyi si. Sylvie, uragira uti kuririmba hari ikintu bidufasha, bikadufasha muri buno buzima, cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukagira uti ushobora kubona amafaranga ukagenda ukagura umwenda, ushobora kubona amafaranga waba uri ufite umwana w'umunyeshuri ukamurihira, kuko nkeka yuko uyu murimo ni kimwe w'uburirimbyi, ni kimwe nuko wagenda ugacuruza ukabona amafaranga, nawe nkeka ko ariko ugenda ubikora. Niko rero abantu bamwe bagenda bibaza bakavuga bati ese ko umuntu ari umuririmbyi uririmba indirimbo zisanzwe, ese burasa umupagani? Sylvie, wowe ubona ute? Abantu bakunda kwibeshya kuri icyo kintu, ariko ntago ari byo. Ntago buriya kuba umuntu yaba aririmba indirimbo z'isi bivuze kuba umupagani, ntago ari byo rwose. Kuko mpamya neza ko injyana yose washaka kuririmbiramo Imana wayiririmbiramo, cyane ko ushobora no gushaka kuririmbira Imana mu njyana y'izo twita sekira, nabyo wabishobora. Tujya tubona abahanzi benshi babishobora, babasha kuririmbira Imana muri izo njyana. Ntago rero bivuga ko kuba umuntu ataririmba indirimbo twita izaririmbiwe Imana bivuze ko ari umupagani. Oya, ntago ari byo rwose. Urakoze cyane Sylvie. N'abadukurikiye tukomeje kubaha ikaze kugira ngo muze nawe mutange ibitekerezo cyangwa se nawe mugire icyo mubivugaho, ariko ndababwira urugero by'umugabo bita Dawidi muri Bibiliya. Sylvie, uramuzi? Yego, ndamuzi. Ngo yajyaga aririmba cyane agahimbaza, ntabwo tuzi ururimi yaririmbagamo niba ari Ikinyarwanda cyangwa se Igifaransa cyangwa Icyongereza, ariko icyo Bibiliya itubwira cyangwa ibitabo by'amateka bitubwira ko yaririmbaga, ariko ngo mu miririmbire ye
ngo imyuka mibi yavaga mu bantu igahunga. Kandi ubwo yatangiraga kuririmba nibwo yatangiraga kwibuka ibintu bishobora kuba byaratambutse. Nibwo avuga ati nimufate bya bitabo by'ubucurabwenge mu birambure none twongere turebe icyo kino gihe kirimo kubivugaho, icyo abahanuzi babivuzeho. Nibyo nari no kwibaza nti rero ese ko uririmba indirimbo ziri sekira zitari izi ngizi tuvuga ngo zaririmbiwe Imana, ese ushobora no kuririmba indirimbo twita ko zaririmbiwe Imana? Yego, nagerageza kuko ujya gusenga buri munsi, buri cyumweru niyo ndi mu cyumba ndasenga, ku mugoroba ugiye kuryama ntabwo nabura ikorasi cyangwa se indirimbo naririmbira Imana yanjye. tuguhe ikaze rero uturirimbire kuri iyo ndirimbo. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro, umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro, amba hafi ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe mama, nguko uko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri byo byose, buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Sylvie, urakoze cyane, turagushimiye. Numvise n'indirimbo za hano iwacu nazo zizi, bivuge ngo ntago indirimbo ziri sekira arizo zizonyine, n'indirimbo zihimbaza Imana, zirimbirwa Imana, zirimbirwa umwami wacu nazo urazizi. Kandi hari umuririmbyi umwe wavuze mu gitabo aravuga ngo buri muntu abubejejwe muri ryo, niko bivuge ngo ntago ari ngombwa kugira ngo tuvuge ngo umunyetorero runaka niwe mukristo gusa, ahubwo bitewe naho umuntu asengera rwose nagende abubejejwe aho ngaho, nagende aba umukristo, nagende yera imbuto zikwiriye umuntu wihannye, umuntu w'umukristo. Niba ari wo mu itorero mu idini rya katolike nabe umukristo yera imbuto zikwiriye umuntu wihannye, niba ari umudivantiste w'umunsi wa karindwi nawe nabe umukristo, niba ari umurokore wo mu matorero agiye atandukanye, ADEPR, Restoration Church, Zion Temple, izindi ministries zose nawe abubejejwe muri ryo. Nicyo rero n'umuririmbyi yagiye avuga ngo buri muntu wese abubejejwe muri ryo, kugira ngo he kugira umwe tubona arimba cyangwa se akora undi murimo ngo tumucire urubanza. Ntago rero ari byo kugira ngo tugire umuntu ducire urubanza. Kandi ikindi mwebwe mudukurikiye twari turimo kwibaza tuvuga ngo ni gute umuntu yaba ari umuririmbyi aririmba indirimbo zisanzwe ariko akaba cyangwa se tukamubona nk'umuntu w'umupagani, ariko Sylvie atubwiye yuko ntabwo ari umupagani, ahubwo ni umurimo aba agomba gukora. Kandi ikindi Sylvie atubwiye yuko nubwo tubona yuko baririmba ziri sekira ariko nabo n'abakristo, nibyo namwe mujya gusenga.
hari nk'ahantu se ujya gusengera kugira ngo n'abadukurikiye babone ko nawe uri umukristo cyane njye gusenga gusa ngewe icyo nemera cyo ni uko ahantu hose bavuga Imana nzi ko bavuga Imana nasenga nta kibazo. Gusa nabatirijwe muri katolike ndakomezwa mpabwa n'ukarisitiya y'amasakramentu. Bivuga ngo uri umukristo katolike. Ni byiza cyane kandi reka duhe ikaze cyangwa se dukomeze dushimire mwebwe mudukurikiye bo mu idini katolike, ariko bitavuze yuko no muri mu yandi matorero naho bitakubuza kujya gusengerayo. Murakoze cyane rero. Turimo kujyana ku musozo, turi kubwira abakunzi bacu cyangwa se natwe turi kwibaza, turi kuvuga ngo nta muntu n'umwe twagakwiye gucira urubanza, nta muntu n'umwe twakwiye, reka mbivuge mu rundi rurimi, kubureminga tuvuga ngo uyu muntu ni umupagani. Hoya, ahubwo Sylvie, hari ikindi kintu ndabonye. Nasomye Bibiliya ko nkunda gukoresha Bibiliya cyane, nsanga hari ahantu hari imbuto zikwiriye umuntu burya wihannye cyangwa zikwiriye burya umuntu w'umukristo. Yego. Hari ahantu byanditse muri Bibiliya? Hari imbuto zimukwiye. Hari imbuto zimukwiriye cyangwa se hari imirimo imugaragaza. Yego. Kuko umuntu w'umukristo se wabona yarwanye cyane. Oya. None se wabona umuntu w'umukristo yatukanye? Oya. None se wabona umuntu w'umukristo agenda avuga nabi? Oya. Hari ibintu rero bigaragaza umukristo. Mu bintu bigaragaza umukristo harimo urukundo. Harimo urukundo, kandi urabizi ko urukundo mu buzima ni urwa mbere. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka tureke yenda n'ubuzima bwa gikristo, no mu buzima busanzwe, reka tuvuge no muri bino bihe byacu, reka tuvuge nko mu gihugu cyangwa se hano ku isi, igihugu gifite urukundo cyangwa se ibihugu bikundanye, ubona ko barabigaragaza bakabicisha no ku mbuga nkoranyambaga, bakabicisha ku mateleviziyo. Bivuga ngo urukundo no mu buzima busanzwe burya ni urwa mbere. Ikikwereka rero umuntu ukijijwe cyangwa se umuntu w'umukristo ni uko agira urukundo. Ikindi kigaragaza uyu muntu ni uko ari umuntu ushobora kwihangana, ari umuntu ugira imbabazi. Burya bibaho ko twambaye umubiri ukaba wakosereza umuntu, ukagira umutima mwuka wera akagusanga, ariko bari kumbivuga cyangwa uruhu mutagatifu, ukajya kumusaba imbabazi. Hari umuntu ushobora kujya gusaba imbabazi ntakubabarire, ariko ikigaragaza ko umuntu ari umukristo ni uko umusaba imbabazi akakubabarira. Kandi ikindi kigaragaza ko umuntu ari umukristo ni uko agira kwihangana muri we. Urabona ko ibihe biba bigenda bitandukanye, nk'uko ushobora kubona ko izuba ririmo kuva, ariko mu kanya ukabona burije, ukabona umuyaga urahushye, imvura iraguye. Niko ibihe bigenda bihinduka. Uko ibihe bigenda bihinduka rero, umukristo ntabwo yakwiye guhindurwa n'ibyo bihe, cyangwa se wa muntu wizera Imana ntabwo yakwiye guhindurwa n'ibyo bihe, ahubwo nawe yakagombye kugira gute, kumenya uko ibihe bihindutse, akavuga ngo niba bihindutse gutya ngomba kwihangana. Bivuge ngo rero umukristo cyangwa se wa muntu, nubwo dushobora kumubona ari umuririmbyi nkawe, hari ikintu tukureba ku mbuto werera abantu cyangwa se ku mico yawe. Mu Kinyarwanda ngarutse gatoya, hari igihe ujya wumva abantu barimo kuganira, bakaganira ariko ukumva baravuze ngo uriya muntu rwose ni umuntu mwiza, ngo wamunyerera akagwa, ngo wamunyereraho ukagwa, ngo uriya mama ngo ni umuntu mwiza, ngo wamunyereraho ukagwa, ngo uriya mupapa ni umuntu mwiza. Ese iyo wumva burya abantu bari kugutangira ubuhamya gutyo, burya reka tuvuge yenda turi kuganira, turi mu kiganiro, ariko ndakubwira ntashidikanya ari nk'ibishoboka ukajya kwaka nk'akazi muri leta, rwose bakakubwira ati genda uzane icyangombwa cy'ubunyangamugayo, rwose executive arakubwira ati genda ujye mu mudugudu cyangwa se mu ngo 10 za zindi ngo 10 za mbere, bakavuga ati uyu muntu rwose nta kintu tumuziho, si umujura, uyu muntu ntago tuzi ko ari umuriganya, ntago tumuziho ko hari ibindi bintu bibi akora, yitabira irondo, yitabira ibiganiro bya leta, araboneka 5 kuri 5. Inteko z'abaturage, urakoze cyane. Yaba ari umubyeyi akaboneka no mu kagoroba k'ababyeyi, sibyo? Umwese ubwo uwo muntu imico ye ibimugaragaza ko agiye gusaba nk'akazi muri leta, bakamusaba icyo cyangombwa, rwose bamusinyira bihuta vuba na vuba. Ariko imico yacu nitwubakira ubuzima, mu rundi rurimi nitwubakira CV niko nabivuga. Mbese ni ubuzima bwacu kandi biradufasha.
kandi mu buzima busanzwe usanga uwo muntu no mu buzima busanzwe abana neza n'abaturage, abana neza n'abantu. Tugarutseho gatoya rero Sylvie, turugana ku musozo, ese hari ikindi watubwira, hari uburyo badusezerera mu yindi njyana runaka kugira ngo tugane ku musozo? Yego, reka nsezere mu njyana ninjiriyemo cyane ko ariyo nisangamo cyane. Ngiye kubaririmbira indirimbo ya Kamariza, cyane ko nawe ari uw'iwacu. Natangiye ndirimba iya Masamba, nawe ni uw'iwacu Nyaruguru, na Kamariza nawe cyangwa se bamuzi ku izina rya Batamuriza Nosiata, gusa ntakiriho. Nawe reka ndirimba indirimbo ye yitwa Inzozi. Naraye ndose inzozi nziza, naraye ndabutswe umwana nkunda, n'urwererane rwizihiye amaso yambonekeye, arampumuriza buto butoshye buzira inenge, rurabo rwera soko kwiteke, agasusuruko karasesekaye, ngiye gusura umwana nkunda, ngiye gusura buto butoshye, naramukumbuye umwana nkunda, hashize iminsi tutabonana, buto butoshye buzira inenge, rurabo rwera soko kwiteke, agasusuruko karasesekaye, ngiye gusura rurabo rwera, ngiye gusura buto butoshye, ngiye gusura soko kwiteke, umwana nkunda asa na bike. Murakoze cyane. Murakoze cyane Sylvie, turabashimiye. Mudusubiriza abantu bo mu rugo. Yego, kandi twizere ko ikindi gihe nitwongera kubatumira kuri Mark Justin Family TV muzaza cyane, tuzaza. Mudusubirize n'abandi bose. Rero turabashimiye mwebwe twari turi kumwe kuri Mark Justin Family TV, tubabwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka n'ubutaha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.